tuzibagirwa Rwanda wa Frederic. Aya mashanyarazi azabera abatuye mu mudugudu umusingi w'ibindi bikorwa binyuranye byo kwiteza imbere ndetse harimo no kuyangira imirimo. Iki gikorwa gifite agaciro k'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 17 arenga, kikaba cyari kigizwe no kubaka umuyoboro w'amashanyarazi extension no gucanira ingo 78 ziri muri uyu mudugudu. Abasaba abakenerwa bikorwa ko babifata neza n'ibikorwa remeza leta igenera abaturage. Abaturage bagejejweho aya mashanyarazi bishimira iki gikorwa, bavuga ko Ewasa Limited ibakuye mu bwigunge, ibaha urumuri rubongerera icyizere, ndetse ko nyuma yo kurokoka jenoside bakomeje kwiyubaka bagendana n'iterambere, aho bakenera guhanga imirimo ngo bakomeze kwiteza imbere, kandi ko banifashisha ikoranabuhanga mu itumanaho. Aba baturage kandi bavuga ko uyu muriro w'amashanyarazi babonye uzabafasha mu kuzamura imibereho yabo ya buri munsi, ngo kuko aya baguraga buji bagiye gutangira kujya bayazigama akazababera umusingi wo kuba bakora imishinga itandukanye irimo iy'ubucuruzi. Mbere twumvaga turi mu bwigunge nyine tubabaye, kandi bitewe n'uko abenshi turi abapfakazi twumvaga nyine ari uko batwubakiye amazu ariko tukirwanaho, ariko kubera inkunga leta y'u Rwanda yakomeje igenda idufasha, byaratunejeje. Bakomeje kudusura umwaka ushize, baradusuye baraza badukorera ibintu biraturenga nyine, ariko noneho tukibona uno muriro twumvise ari ibintu biturenze, kimwe nuko twumvaga turi abantu b'abakene batagira imiryango. Umuntu akumva amashanyarazi akiza hano k'amabuye, baratubwiye ngo umuntu atanga 56,000, tukumva ibyo si ibyacu, tukumva ni iby'abakire, ariko tugiye kubona tubona baduhaye amashanyarazi, twumvise ari ibintu biturenze. Ubwo rero twarishimye cyane, dushimira leta y'u Rwanda, tubona ko baturi hafi, nubwo twari twarihebye twumva ko twabuze abacu, ariko twabonye ko tugifite imiryango tukiriho. Uyu muriro ni umuriro, ntabwo ari umuriro wo gucana gusa, ni umuriro wo kubyaza ibikorwa byinshi, harimo kogosha, gukinga amasaro, za bikonje, tugura amafirigo. Noneho mu bindi urabona nk'iyo umunzu kugira ngo habone mu busanzwe muzi ko bakoresha agatadoha ntakazongera kurangwa mu nzu zacu. Bivuga ngo buri muturage w'uno mudugudu ari uwafata konsomasiyo zo zijyanye na peteroli yakoreshaga, ubu yabona uburyo bwo kuyazigama mu kigo cy'imari cya SACCO. Nubwo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi iki kigo cyatangiriye kuri zeru, kuko abari abakozi bacyo bari barapfuye n'ibikorwa remezo byarangiritse ku buryo bugaragara, cyabashije kwiyubaka no gutera intambwe igaragara mu kuzuza inshingano zacyo zo kugeza amashanyarazi n'amazi ku baturarwanda. Electrogazi cyari kimwe mu bigo byari byarashoboye guha amahirwe abatutsi yo kubona akazi, mu gihe ahandi bakumirwaga ku buryo bukabije. Ariko ayo mahirwe ntabwo yabaye ay'igihe kirekire, yabaye ay'akanya gato, kuko abatutsi bakoraga muri Electrogazi babayeho ubuzima bubi, cyane cyane kuva mu mwaka w'1990 kugeza igihe bamwe bamburiwe ubuzima bwabo muri 1994. Ni ngombwa ko turushaho gufata ingamba zo kurwanya icyo ari cyo cyose cyagaragara nk'igishaka kongera kubiba amacakubiri mu Banyarwanda, tukongera ingufu mu bikorwa bikumira bikanarandura burundu imizi ya jenoside, tukamagana abahakana cyangwa abapfobya jenoside bagamije gutesha agaciro inzirakarengane yahitanye, tukamagana jenoside n'ibindi byaha bifitanye isano nayo. Turibuka Nyiribakwe Theophile, Nyirahabimana Tereza,
mu gukomeza kwiyubaka kubaka igihugu muri rusange ndetse no guharanira ko jenoside itazongera ukundi. Ewasa Limited ishishikajwe no gushyira mu ngiro gahunda mbaturabukungu y'icyiciro cya kabiri. Umusanzu wa Ewasa Limited muri uru rwego ni ugukomeza kugeza ku baturarwanda amazi meza n'amashanyarazi, aho biteganyijwe ko abagejejweho umuriro w'amashanyarazi bazava ku kigereranyo cya 18% bakagera kuri 70% mu mwaka wa 2017. Nyabutagambwa Mathias, aba bose turabibuka. Turibuka Rutakamize Randuwaridi na Rutayisire Jeanne Pomuseni, Rutazibwa Teresifore na Rutazihana Gaspari na Rutembeza Jean Bosco, aba bose tuzabahoza ku mutima. Turibuka Rutikanga Project na Rwabarinda Daniel na Rwabera Didasi na Rwabukwisi Victory na Rwagasore Innocent, Rwagitinywa Jean na Rwamihigo François na Rwamuningi Leonard, bose turabibuka. Tuzibagirwa Rwandoha Frederic na Rwangeyo Diogene, Rwigamba Alexis na Rwigema Valence, abo bose turabibuka. Tuzibagirwa Rwigimba Protais na Rwirima George na Sebantu Adolphe na Sebarinda Mukarugagi Bernadette na Segikwiye Paul, abo bose turabibuka. Turibuka Senjenje Aniseti, Semana Michel na Senuma Faustin, Sezisoni Benoit, Muhawe n'Imana Immaculée, Tuyisenge Theogene, Twagirezu Vianney.